Muri iyi minsi hakomeje kugenda haduka imikino cyangwa se ibyo bita challenge bikomeje kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga. Urubuga rwa TikTok na Snapchat ni zimwe mu ziri kwifashishwa cyane mu gutambutswa iyo mikino ikunze kugaragaramo abiganjemo urubyiruko, aho bayikora babyina, abandi bakavuga baganira, hakaba n'abayikora bandika. Muri iyo mikino hari uri ku isonga mu gukundwa muri iyi minsi, ariko igitangaje ahana ibintu biri kugana ntibikiri umukino gusa, ahubwo biri kuba ukuri kweruye kw'iby'ikiremwa muntu gihishe kigendana mu mutima wacyo amabanga akomeye agasesekara ku karubanda, nubwo biri kuviramo bamwe kwikanga no kurushaho gutinya icyo umuntu ari cyo muri rusange. Bienvenue, welcome to the BGU space. Muhawe ikaze ahatagirwa ubwiru bw'imitima mu mukino weruye w'ukuri kwa muntu gusendereye, ahatanga ibiri mu bubiko bw'umutima we, ariko muba mwumva ntihabe hari uwemerewe kumucira urubanza. Ese koko ntawe ucira urubanza mugenzi we muri uyu mukino nk'uko babivuga, cyangwa se nk'uko amabwiriza yawo ari? Ibyawo bizahererahe. Kuwa gatatu ku itariki ya 11 Ukuboza, uwitwa Ange Celine Lucky, uyu ni umunyarwandakazi akaba akunzwe by'umwihariko n'urubyiruko ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok na Snapchat, yagize uku amenyesha abakunzi be cyangwa se abafana be muri rusange bamukurikira ko agiye gutangira kwandika ubutumwa bwabo binyuriye mu mukino cyangwa se iby'urubyiruko rukunze kwita challenge yitwa We Listen But We Don't Judge. Uyu yatangiye gupostinga kuri story ye ya Snapchat, cyangwa reka tubyite nka status ye ya Snapchat, buri kantu kose yoherezwaga n'abafana be batekereza ko baba barakoreye abandi byiganjemo ibitari byiza. Ariko nk'uko amabwiriza y'umukino ari, uwagombaga gusoma wese ntiyagombaga kujajinga, ntiyagombaga kubitindaho cyangwa se guca imanza. Icyakora nubwo ariko amabwiriza ya challenge yarateye, ibyandikiwe aho ngaho byateye ahubwo abantu kuvuga amangambure, bitangira gukwirakwizwa ku zindi mbuga nkoranyambaga, bamwe bagira bati ni muze murebe u Rwanda rw'ejo hazaza dufite. Muri uwo mwanya abandi bati ibi bintu ntibikiri challenge gusa, ahubwo byakabaye bijyamo n'intasi zikomeye kuko bimwe biri mu bigize ibyaha bikomeye. Abandi nabo bati ahubwo Kigali iragowe, ntiyakabaye ibara abantu b'urubyiruko mu bantu yitezeho umusaruro. Abandi bati ahubwo babandi bakina amafilime bakanayandika rwose be kwigora bahimba ibitekerezo, nibaze baturebe hano tubasogongeze, rwose izi ni inkuru zo kwandika. Umukino utangira hirinzwe cyane gushyira hanze amazina y'ababaraga inkuru zabo. Uwari ubifitiye uburenganzira wenyine n'uwari ufitiye challenge mu biganza ariwe Ange Celine Lucky. Mu byavugiwe aha byinshi tutarondora, BGU Space twabahitiyemo bimwe muri byo, ariko bifite ubumara kurenza ibindi, byateje urondogoro benshi. Ndetse kuko nibyo twabahitiyemo ari byinshi, muraza kutwemerera tuzabagezeho ikindi gice cya kabiri cyabyo. Umukino urimbanyije, hari uwanditse agira ati naryamanye n'umuhungu arangije ajya kubiteramo urwenya na bagenzi be, nyuma naje noneho kubikora n'umwe muri izo nshuti ze, ariko nari ku munsi wa nyuma w'imihango maze mubeshya ko ari ubwa mbere, ari nayo mpamvu ndi kuva amaraso. Ubwo uyu yarashatse kuvuga ko yamubeshye ko ari ubwa mbere yarakoze imibonano mpuzabitsina. Yakomeje agira ati yahise atandukana na wa muhungu, amwita umubeshyi, ndetse n'inshuti ze zose bahagarika kumuvugisha. Ubu ndi gutetana n'iyo nshuti. Undi yahise aza ati muraho, nitwa Mico, mu myaka 2 ishize nagiye mu kirori ndarana n'abasore 3 birangira ntwise, kugeza na n'ubu umugabo wanjye ntabyo azi, kandi umwana ari kugenda bamuremure, genes twe tudafite, aramukunda kurusha abana be. Uyu nawe yarashatse kuvuga ko nubwo umwana wabo ari muremure we n'umugabo we atari bo, kubwo kuba uwo mwana yaramusamiye ahandi mu bagabo 3 yasambanye nabo. Undi ati umu ex wanjye tukiri kumwe yakoze gig. Ubwo ni dira hari yarashatse kuvuga ati yakoze gig imuha amafaranga menshi, ambitse igice kuko ndi umuntu ubasha kuzigama. Yaje kunca inyuma n'inshuti yanjye magara, abantu bakabimbwira ariko nkahitamo kubizera cyane ko bo babihakanaga. Naje kubifatira nyuma y'amezi 2. Agahinda gakabije nagize, namaze amezi 2 muri rehab. Mvuye muri rehab nafashe amafaranga yambikije nyagura ikibanza ndi kubaka, hashize imyaka 3. None ambwira ko azanjyana RIB, gusa stupid uko ari nta proof nimwe afite yuko ayo mafaranga yampaye kuko yari cash, nta transfer yabaye. Ejo bundi namagaye polisi kuko nzi ko ahorana urumogi, none ari muri gereza, ntabwo mbyicuza. Undi yaragize ati papa
twe kera yajyaga ducisha munsi y'inka akaduha ibintu byo kwambara ngo biturinde abanzi, abahungu akabaha ibyatsi byo kunywa twe bakabidushyira mu gitsina. Imana yahankuye yarakoze, simbavugisha. Hari igihe bohereza ibintu bikaniga umugabo wanjye, ariko ndabyizeye ko Imana iturinze. Ubwo uyu nawe yasaga naho asobanura ko azaho imvano y'ibijwigiriza umugabo we biva, ariko akaba atabimubwira. Undi yaragize ati yo nari nagize ubwoba bwo kuvuga ibi, ariko reka nanjye inshuti yanjye magara ntabwo izi ko njya ndongora mama we, namuhaye igitwe rimwe none yanze kundeka, uretse ko nawe ashyushye. Inshuti yanjye yakoze ubukwe mu cyumweru gishize, ariko ahita ajya gusambana n'umwe mu bari bambariye umugeni. Kuri uwo munsi uwo mugore we nawe yarampamagaye turabisoza, ntimuncire urubanza ndabasabye. Undi yaragize ati dushimire byimaze y'abasirikare, abo bantu babikora neza mu buriri, bakora akazi kenshi pe. Ndabizi benshi bivugishwa ngo ni indaya, ariko nibura ni indaya zizi icyo gukora. Muzi kutuvugurura pe, mwirirwe murakoze. Undi ati hari umugore naguzeho amashuka muri Chic, noneho ansaba ngo niba yamperekeza tukayasasa tukareba uko amera. Iyi nkuru y'abamama bo muri Chic atararangiza kwandika, aba babyeyi bakorera muri Chic batangiye gushyirwa mu majwi koko ko abenshi baba barikanuriye abasore bakiri bato batereta abakobwa bangana n'abana babo. Undi yahise asa n'ubisamira hejuru, abaretse kwandika ibya challenge ahita agira ati ese tuzavuga ku bamama bo muri Chic ryari ko benda kutumariraho abasore? Mukobwa, ntukemere ko umukunzi wawe ajya guhahira muri Chic, nanajya umujyana umufasha akaboko aba ari wowe wishyura. Ndavugira inkuru yanjye. Byagiye kugera aha ibyari ukudacirana imanza byabaye ahubwo ibibazo by'amayobera bigaragaza ishusho y'urubyiruko rutuye Kigali. Bamwe bati ayi none ubu mama yaba aribwa n'utu dusoresore twa Kigali koko, abandi bati ahubwo ahamavanye gucumura ngiye kujya nshira imanza buri wese mpuye nawe muri Kigali. Abandi bati mana we Kigali ni indaya bo twigusa. Nubu birashyushye, inkuru z'umukino ziracyandikwa ku bwinshi, ariko kuko ari nyinshi nyine tutazirondorera rimwe, nimunyemerere tube dusubikiye aha, twite gato tuzasubira ubutaha muri part 2. Mwakoze kubana natwe, njye nari Benita Giraneza Uwera. Ndabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space. Igitekerezo cyanyu mwibuke kugitanga mu kinyabupfura.